nijisha amaboko n'ibitekerezo ndijisha umunwa nese zajye kudija munamamagare n'umunyamakuru umwe ntavuze nabashaka kumuvuga pe kuko negereje umusazansitaraho record ziwe mbitse nkazazirekura uri kumva apana ngo buri code mwirwa mwiyumvishwa ngo mukavuga ngo umuntu ngo niwe cyangwa nangariwe mbaye abanga bya no kwirirwa rebuzwa abantu ibyo nta kibazo gihari gutwika nibyo yes tubyemere ariko kugeraho oya arakabisha umva mani twese turatwika pe twese turavuga pe nta numwe ariko byibuza iyo umuntu akora neza man nabyo tujye tuvuga ntabwo wahora uvuga ibintu bibi gusa ko ntabwo twese ntabwo duhora mu bintu bibi men hari igihe n'umuntu azagakora ikintu kizima cyiza uri kumva ariko niba umuntu man tugiye the choice award ngo kandi yavugishije ukora umva wowe ngo yavugishije ukuri bavuga ngo ibyabereye muri the choice award kuri kubibera muri the choice wewe uyu muntu wiyise ngo Kigali boss babies ngo F niba ari F na P nibiki ndaje mukanya ngo bloke umvire kuri live nubishobora uhamagare mama wawe wakubyaye mukorane live umugende muri kuganira wa Marine ni Marine zigenda kwanza tubanze duhere kamaze ukore kuri live yanjye ku mama pesiri kura hiyo mbobo ntabwo dushaka umuntu uza kudutera stress hano twe tuza kuvuga ukuntu tubitekereza ubabaye agenda akorera live yiwe nawe avuga ukuntu abitekereza cyane rwose na udafite telefone kandi buri muntu afite urukuta rwe agenda avuga ibyo ashaka yes umukobwa witwa Alliah ari nawe uyoboye Kigali boss babies ya groupe y'abakecuru yego uri kumva Alliah sibyo uriya mutipe yakoze ikiganiro avuga ukuntu Alliah ngo adafite ngiriya nzu ngabamo ngo watariye avuga ukuntu ngo Alliah ngo nta kintu ngo bamuhaye ngo award ngo bamuhaye award atarayikuye ko ngo nta cyigeze agezaho abanyarwanda reka nkubwire wowe kazu nzungu wowe nzustra reka nkwibariza ikibazo kimwe Alliah tugiye kuvugisha ukuri tuve mu bintu byo kuvuga wenda ngo turi kuvuga ngo ibintu ngo ibyo bya Kigali boss babies tuba tunabiteretse kandi ko ntago aribyo byatuzanye Alliah ngewe njya Nigeria njyanye na Platini ninde munyarwanda wundi wari wajya muri Afrima kandi Afrima ko ari international ijyamo abahanzi baturutse impande zose ku isi kujya gufata igihembo cya Afrima Awards Alliah niwe ukubwe na company yabo yitwa ngo 1% ariyo ya managinga Platini ubusizi ariyo iki mu managinga yakoranye na Alliah Alliah arasunikiriza ashyiramo umunyarwanda Platini ndetse harabiba binagoye iyo wagiye gufata ibintu bya award baguhereza iminota 10 iminota iri hagati y'irindwi n'icumi guperforminga muri Afrima Awards ubwo turi kubikorwa ku bantu bari kwibaza uko biriya bihembo byatanzwe biriya bihembo ntabwo byatanzwe ngo ku muntu ngo warushije first of all barebaga umuntu watowe cyane Alliah yaratowe cyane bakareba ese uyu muntu niba bagushyize mu bya influencer bakareba ese uyu muntu yefluesheje ninde Alliah ngenda cyane gusobanura Djihad ibyo ndi gukubwira nge nari ndiyo muri Afrima nari ndiyo ariko ngewe nagiye ntwawe nande na Platini nagiye ntwawe na Platini niwe wamaye plot cyo koza ngezeyo mitangira amahirwe 1% bantwara muri Sierra Leone twagezeyo Alliah mw'abantu mwereka mbabwiza ukuri
Alliah Kuri yari yarajije first of all nge nagiyeyo Alliah Kuri ntago ngewe nigeze mvugana nawe yuko nzaza Nigeria kuko ni platini wanjyanye ariko twe twagezeyo Alliah Kuri adutekinga care adutwara mu club kuko Alliah Kuri hari abaramuzi akoreye igihe kinini adutwara mu nyine nk'abantu b'abanyarwanda aratugatima ngiye mbonye abanyarwanda duriye mu kindi gihugu ndabafasha pe. Alliah Kuri yakoze ibishoboka byose kugira ngo abahanzi nyarwanda nabo bajye muri Afima bwari bwo bwa mbere umuhanzi nyarwanda agiye muri Afima kana performing. Yes. Ubwo nyari kugira ngo Kazungu Nzusi aze hano atubwire nawe ibyo yavuze ngo abantu bagomba gutwara ibihembo icyo nabo bagezeho. Komeza ugende si muri 2022. Yes. Yes. Alliah Kuri ari mu bakobwa man ibintu ndi kubabwira murabizi ko tuza tukavuga ati Kigali boss bibi tukabaga abakecuru tubeshya ni abantu bari kuvuga hano nago bivuze yuko ibikorwa byiza umuntu yakoze tugomba kubirenza ibwo imene. Abantu bari kuvuga hano ngo noneho ngo turi kumuvuga neza impamvu ibibi ni byiza twebwe turabivuga twakuvugaho ibyiza ejo tukabona ibibi tuzaza tubivuge twakuvugaho ibibi ejo tukabona ibyiza of course tuzaza tubivuge hatagira n'umuntu ukomeza kutwikora n'utwo dukomenti twanyu mutusubizeyo. Umva nta mayibobo nimwe nyeneye iza kuza kuvuga ubugambo hano shaba ndakubroka. Uba nkubwire Alliah Kuri ari umwe mu bakobwa bari mu iki gihugu bahindurira ubuzima abandi. Alliah Kuri arafasha Alliah Kuri afasha abantu batishoboye. Alliah Kuri yazanye ikigo uri kunyumva Djihad aragenda ashinga ishuri azanamo abana bashaka kwiga ibintu by'amafilime ibintu byo gufata ama video ari nabo kuri no munota arabigisha bakagaruka ari nabo bamufatira ama video yazira filime akora sibyo nukuvuga ngo abo bana bari kwiga ibyo bintu ejo bazaba bafite akaza ubuzima bwabo bwahindutse. Yashinze ishuri ryo kugira ngo azanemo abana from nowhere baze mana we ndashyushye pe ndashyushye mu magarere Kazungu Nzustra azahanga asobanura naze hano kuko zose turazifite ahangaha abazase turazifite wenda ibyo kwabaga mu nzu wenda bari baragenewe baguzajya bororamo ihene n'inkoko byo ntago turi bubivugeho pe nta nukuza kukumerera bitureba. Nta nubwo turi buze kuvuga ku mu diaspora yeskorotsinze ikibanza yamara kumenya ko ari imbo baramubwira ati we mayibobo ngarurira ikibanza cyanjye. Nta nubwo turi buvuge komana y'Abanyarwanda nta nubwo turi buvuga yuko babasabiriza ibintu byo kurya aba mu nzu yaranene nayo kwishura abamuhaye yo kodesha bakanamugara kugeza ubwo bamuhaye Briane ubwo busizasigaba ibyo ntago twabibwira abantu pe. Nubwo turi bugaruke ku kuntu yashatse kweskoro ku mukobwa uri nahangaha ashaka kumubeshya bya bindi akamubeshya ngo agiye kubaka inzu ngo bra ngo akongera ngo yarwaye. Nta nubwo turi vuge kuri depression yatewe ku buryo asigaye agendana inzoga mu modoka yarangiza akirirwa yikorera abantu azana ibintu uri bubivugaho byo kuvuga ntabwo bashaka kwitoranya njye n'Abanyarwanda simbi reka buri muntu nibye. Alliah Kuri yashinze ishuri kugira ngo umwana wese wiyumvamo impano nta nubwo yashize byo kuvuga ngo wenda ngahamagare ngo kanaye nkubroke wanyana y'imbwa uyu nguyu ngo ni umuntu wandika ubugorye. Ibyiza rero kugira ngo uze kuvuga ubusa ugende ubuvugire kuri konte yawe hano ufunga umunwa utega amatwi. Amahirwe nuko wenda uri bushyira comment yawe sinyibona ariko ninyibona ndakubroka. Uri kumva Djihad Alliah Kuri yashinze ishuri mu mafaranga yiwe nta muntu n'umwe yatse inkunga niba ari n'uwo yayatse ku giti cyiwe arangije araza ashinga ishuri kugira ngo abana b'Abanyarwanda biyumvamo impano y'ibintu bigendanye na filime kuko Alliah Kuri ari byo akora nabo abazamura bateza imbere. Ejo bundi yari yagiye kubareba babahaye impamya bumenyi ngo abona bari barangije icyiciro nabari barangije icyiciro cyabo nyine ubwo nukuvuga yuko abo barangije icyo cyiciro bagiye no guhita babona akazi.
ni ukuvuga ngo ibyo n'ibikorwa by'indashyikirwa hariya Kuri yakoze iki ari mu bakobwa iyo nzu wirirwa uvuga ngo ntabwo ari iya Alliah nzu reka ngo ni yandi Alliah Kuri akwereka icyangombwa cyanditseho amazina ye yombi ariko saa ndajya guprovinga amwereka ikibanza amazina yanditse ku kibanza yatubabariye wakatubwira nyiri iyo nzu ko ngiriya ari gushaka no gusebya reka babwire isibo nta kintu tuyigize ariko reka tuvuge kuri iki kintu ari gushaka no gusebya ahantu wavuye uhakuwe n'imico yawe mibi oya njewe pe abantu bari kuvuga ngo ndi kuvuga neza Philipita njewe kuba mfitanye n'umuntu ikibazo na Djihad ntibivuze yuko azumva ahantu Philipita yarenganye nawe ngaze arenzeho utwatsi cyane rwose ntabwo ibyo byo bishoboka kuko nge nta na munyangirengire turi kumvikana ako nizere ko mukumvise nimba umuntu yicaye akavuga Philipita yanga Scovia ariko reka mbabaze abanyamakuru kari abantu bakabaye baza bagatuma abantu bumvikana umwiryano utabaho abanyarwanda tukabaho dukundana umunyamakuru ni umuntu wo kuza kwirwa ateranya umuntu n'undi abantu bakareba nayingwe umva kuza ukavuga yuko ngo umuntu yanga undi mbabazi izo munyangirema mushaka gukira noneho uri gusebya igitangazamakuru wakivuyeho amakuru abashije kumenya nuko yakivuyeho kubera gusinda ngo yahoraga afungwa bamufunga kubera ko yanyweye inzoga bakamufunga bakajya kumufunguza n'igihe atahiye ngo yaza mu kazi niwe wikuye mu kazi niwe wikuye mu kazi akazi ngo kukavaho hari n'amafaranga bamuhaga arenze ku mushahara anagenda atayishyuye ntabwo tuje kwishyuriza abantu hano ariko wumve ngo nimba uvuye ahantu ukaba uhavuye mwaba mutandukanye noneho cyangwa umwe yaba agiye mu bye ni mpaka ngo ugende usebye ahantu uvuye nta n'ikintu mwapfuye njye nabashije kubanza kumenya mwaramwirukanye mwamuhoye iki abandi batereka tubabwire ntabwo uyu muntu yirukanwe niwe wijyanye n'imico ye kubera ntashobotse ngo umwanya wo kujya mu kazi ajya mu nzoga bamufata yatwaye bakamufunga yamara kuza ati bimeze gutyo none si ubwo ngubwo mu by'ukuri kujya kwicara ugasebya igitangazamakuru kidafite nicyo cyagutwaye baguhaye akazi wagikozeho cyaragutunze ubwo sebyo twabyita iki mwarangiza mukaza hano ngo muje guteranya abantu turi kuvuga mwamumenye ntabwo twongera kumuvuga izina tudakomeza kumwamamaza cyane kuri uno munota yitwa Kazungu Nzu Transus siwe urumva ibyo byo tubiveho uri kumva mwibiba urwango mu bantu abantu bahora bahanganye imitwe imeze gutya niba umuntu nubwo waba wanga umuntu agakora ikintu cyiza ujye umuvuge neza guhora uvuga umuntu nabi Alliah Kuri waragiye uramwikorera wenda tuvuge ko Alliah Kuri kuko ashatse yajya no kukurega niba wifashe ukaduhira mu kazi umeze nka Mbavugirije urimo uravuga ngo ntabwo inzariye afite icyangombwa cyanditseho amazina ye ubu uri kurogo tkuvuga ibiki ahubwo se kuki atahise anagaragaza nyirinzu yes erega mujye muvugisha kuri nk'uko natwe tubivuga nimba uvuze ngo uyu muntu iki kintu si icye werekane na nyiracyo kugira ngo duhereze ubuhamya cyane rwose nuko Kristero Kigali boss bibi yaje akatubwira ngo Kigali protocol niye yarangiza akaza akavuga nyirayo akaza akavuga yuko mumva Djihad mukanya tuze kuzamura umuntu witwa Kazungu oya Kazungu kabosi nuwahe kabosi ashaka kuvuga ibintu erega tutazatuvuga ibintu Djihad ngewe nawe abantu bakagira ngo nuko wenda uwo muntu ejo bundi n'abanyamana barimo baravuga ngo Djihad ngo na Briane ngo barabishyira bakaza kuvuga abantu reka mbarahirira ukuri kw'Imana yo mu ijuru ndi imbere y'Imana n'ukuri kw'Imana ntuzatekereza icyo kintu ntibihari rwose
usuri kuvuga ko ari akagabo kirabura bigeze kwifotoranya nawe uri niba ari yitwa ndi uwo mugore uwo muhungu we barakorana arabizi baricaye barantuka ibaze murafashe njyewe ndabatunze mwambobo mwe muri gufata ibiganiro byanjye nakoze kera mugiye kubipostinga mukoze baka muje kuntuka mwabashenzi mwe ibiriya biganiro twabikoze uratubwira ngo uraduha amafaranga twakoreshaga essence yande ya evangeliste Briane ntago mwatwishyuye kuri biriya biganiro mubisibe cyangwa nimukomeza no kubipostinga njyewe muzambona evangeliste Briane ari hano ibyo biganiro umuntu witwa Dekati niwe wakoranaga na Clement baza projet za guhagarara ibiganiro rero yarabibitse ubu nibwo agiye kugira gute agiye kujya abishyiraho ni mumbwize kuri content wabuze content sit down shaka content naho ibindi byurimo uri gutayanjwa urafata ibiganiro bya content twari dufite warangiza ukabizana wakongera ukagira gute wabuze content wakwica ugashaka content ukava no kwiri guteranya abantu n'abandi gutwika nibyo yes nubu ufite ibyo twika utwika rwose abanyarwanda bakumve kandi rwose uzavuge Briane uba bamuvuze ngo uzivuge ariko make sure uvuge ibintu by'ukuri noneho murebe ukuntu biba byabashoboye byabacangiye kugikoka nimba wabuze content icara hasi ubanza ushake content ari kuzana ibiganiro byacu intuzi yararangiye mu Bubirigi iyo marine isa nko mu nyoho inkoko itukura nk'inyanya z'ikimere ndi mu Bubirigi yari ifasha arandika ngo twagarutse ngo twaje ni Kigali ibyo bintu nabibonye nkiri mu Bubirigi ngo twagarutse ngo rero ngo hari ibyo ngo tutamenye mani aragenda avuga inkuru zo kubeshya ariko ngiye kwa ko ntari mumenyereye naramwihorera ndavuga ni uyu ngo Olivier turamukunda natwe ntabwo Clement turamukunda ntabwo natwe tumwanga rwose turamukunda rwose nta kibazo ariko nareke guteranya abantu nta n'umuntu winjiye hano ngo avuge ngo yangundi rumva ntabwo bitureba ariko inzu yaragiye ayubararaho arayubaka arayirangiza sibyo urinde wo kuza kuvuga ngo inzu ntabwo ari ya runaka noneho ntunatwereke nyirayo yegora ariko mbaze icyo gikombe uvuga cyari gikwiriye uriya mukecuru ngo ni Scovia afite amajwi angahe Alliah Kuri afite amajwi angahe reka dukompare Nzustra naze hano atubwire ngo impamvu ugenda avuze ko igikombe kitari guhabwa Alliah Kuri cyagombaga guhabwa Scovia twereke n'ibyo amaje kugezaho abanyarwanda atwereka abantu amaje ku influencinga atwereka ibyo amaje gukora noneho twego natwe dusigare duhanze amaso nuza the choice award batubwire umuntu bagombaga guhereza igikombe cyane rwose noneho tunarebe Scovia afite nka mu mutara none sibyo n'ibikorwa by'indashyikirwa yagezeho sibyo ni ibikorwa by'indashyikirwa ya influencinze bande cyangwa ni bya biganiro baba bagiye gutera ngiye mureke mbabwize ukuri ibi bintu mujye mureka kubizanamo ibintu by'amarangamutima ngo mugende mugere gute ntabwo yaburuka kuvuga uri kumva wabaye mu nzu z'umushuti ibivuyemo bifashisha abakene arangije buri mwanya kubera akazi kenshi uri gushaka inzu wahungeswe mu miduha uyigwaho ataka akazu nubwo araka inkoko araka ihene nta kibazo mfite ko amene wahaye n'ubushobozi bwanjye inzu buyigiyemo uri kumva nayo no kuyishyura birakunanira uri kumva ukazajya wirigusa unabye gutego nawe umuntu akubuze yakuvugaho naciye aho hantu usanga barimo baramushwishwiburiza ubukabutura bwe barimo barabujugunya hanze inise uyu mwana w'inzo w'utya ko mwirukanye yakoze iki ati uyu nguyu ntabwo yishyura isize ubu bayishyura ngaho ku buryo atabasha kwishyura ati mitarane noneho ikibazo gitambye ngo barateka ngo bagashyiraho ngo n'ipfasha ryo kwako ngo byari byaranze mani twishwe n'ubukene ariko man ariko inzara zatuvugisha amangambure mwoka byara uriya mwana w'inzobe yatuje wowe wicara
tukurikirane rwose content yawe turayikurikira ariko uri guhurutura video twakoze ariko Eliane ari he mu mperi live Eliane aze hano na Dekata aze hano avugisha kuravuga ko ibyo biganira atabikoraga ari we aciye tukabikora pe atubwiye niba hari n'igiceri cy'icumi yaduhaye twakoreshaga imodoka ya Eliane essence niyo yayikoreshaga ariko mana nyagasani ubu tuvuze ibyo muri White TV byo noneho mwakwirukanka muri White TV nujya kwicara ngo ugiye gutuka umuntu twumvikane guca imigani ngo nibikishaka konte tureke gukumanika biriya biganiro cyangwa niba umuntu namushyizeho ibiganiro umenye ko nagutunze niba hari ahantu hambere nabonye umuntu atabura content ni muri Kigali ni muri Kigali abantu baravuga pe ese ari kuvuga ubujura iyagurisha ubundi bigeze no kujya kumufunga yagurishije YouTube channel amafaranga barayamuha arangije YouTube channel arayisubiza uzi ukuntu bweskoro hano muri imihanda bugiye kwica abantu arangije arayisubiza ubu se tuvuge ikindi kandi ntabwo navuga ngo ni inzara kuko ntago wabubana n'abantu neza ngo ugire inzara ahubwo hari ikintu bita ingeso ziranga pe ingeso ziranga ubwo se kutari kujya kuri aho ngo kwirwa yesikoroka abantu ngo arabakunda ngo ngaha ngo ari kubaka none se tuvuga ko iri nzu yari yakura ariyo wari wujuje ari yakura umucumbikiye uramucumbikiye ngo ngaho hari akana k'agakobwa yazunguje arakazunguza aragaruka arongera arakazunguza agatereta ngo ndi kubaka urubaka yes korotse mu diaspora dore aba diaspora muri iyi mihanda bose uyu munsi biriwe bampereza amawuru limit bagiye bamwoherereza avuga ngo ararwaye ngo ndi gutitira mu nda ariko muzi gusabiriza ngo ndi gutitira ngo imbeho iranyishe ngo sheri ubu ngubu ufite amawuru limit bamuhaye umuntu bapanze ngo bazakorana ubukwe bagira bate bagura ikibanza amaze kumenya ko ari imbo baramubwira ati icyo kibanza cyimpereze aragenda arwara depression arara mutubara w'inzoka byose turabifite hari umugore wo muri Amerika uraruhamagara avuga ati uyu muntu witwa Clement amaze kunzengereza ibyo si ibibazo umuntu wari ufite channel yitwa White TV barayihombeje baragiye ama-screen barayamanura barikorera we nuri abakora barikorera baragiye bahombya White TV ubu ku buryo umukira ahantu ari ngira ngo nawe ari mararira yo kwarika uri kumva ngo ngwiki yarangiza njewe ari kwicara akavuga ngo abantu ari kwicara gatuka abantu kandi nibo kuri saga y'abati n'umuntu witwa Sabe yaravugaga buri mana yarabishyushyemo ariko ikintu cyo nakubwira cyo ubusubungu wakifata ukamenya neza yuko Ndimbati na Murungi bavugana ijambo ry'Imana avuga ngo Satani amenya aho twacumura ko ntamenya aho twihaniye ako kama mwebwe mumenya ikintu kibi cyabereye ariko ntago mushobora no kuza ese kuki iyo ikintu kiza kije ku muntu mudakora ibyo biganiro ngo muvuge tuyu muntu yakoze yegora ari yakuru ko iryo shuri ajya abana ba graduatinze mu kigo kiwe ko mutigeze mukora inkuru ngo mubivugeho ariko niba kantu gato kabaye kabi muraza muvuge kandi muvuge gusa igikombe ndamenyesha kwibariza kiriya gikombe ko twabonye kiriya gihembo ko twabonye nuko amajwi yatowe uriya mukecuru ngo ni Scovia afite amajwi angahe ku buryo ushingira kuvuga ngo ni icyuyo kujya kuzana Djihad buriya iyo bagushyize mu bintu byo kugira ngo muzatorwe ndibaza bashyiraho abantu ikindi kandi byari ugutoresha amafaranga my dear umuntu yagutoraga kwera yuko ari cyo wakoze none Scovia afite amajwi angahe ari yakura afite amajwi angahe ese ko mukunda Scovia kuki mutagiye ngo mutore mu rumwere kurwo rukundo rwanyu yegora ngo tubone byibura ko bamurenganyije njewe Alliah nabonye ari mu majwi 1000 na abandi baracyari mu ijana nangahe ubwo se koko mwuka byaramwe mutubwizanye ngira ngo ni who cares umva mujye mujyana mubwire ababyeyi bababyaye mukorana ama live wa Marine we cyane rwose muri kumva njewe rwose ubu ngubu ibintu biba byanyubeye abantu umuntu aricaye agiye kuzana ibintu byo kubiba urwango no kukumana ngo iki kinyamakuru ahantu wakoze
hagutunze ufashe Djihad ugiye kumutuka ibiganiro bye bigutunze mayibobo nta n'isoni ufite nge naramubwiye ni kubera iki wicara ukajya gupostinga ibiganiro byanjye kandi tutarabikoze bigomba kujya kuri iki kinyamakuru cyawe ego komanda ahita kuremerana wowe wakananyubashye kuko ngutunze wambobo uri gufata ibiganiro byanjye nakoze ukagenda ukabipostinga. Who cares? Ni gute ushobora kwifata ukajya kunuka kandi ngutunze ariko abanyarwanda muri bagirwa koko ndagutunze yes kuko ibiganiro byanjye uri kubicuruza kandi nta nubwo byari ibyawe. Scovia akora he ninde muduha makuru umva ibyo biganiro muzabaze n'umuntu witwa Chris Izi niwe wadushutinze bwa mbere ubundi biza kuvaho munamuba njewe mana nyagasani njewe rwose ndi kwibaza nimba ushaka guhangana na Djihad kuraho biriya biganiro byanjye nakoze yes nurangiza uzuhangane na Djihad tuzatukana kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru njewe nzana kugendera menye n'umushishi utaha mu nzu yiwanyu ibyo byo ntuzari mana yanjye humura iwabo ndahazi barahambwiye baranahanye urumva cyane nimba yicara umva babwira ikintu mutari muzi kandi mugomba kumenya ni ukuri kw'Imana muri bino bintu by'ibihembo watoreshaga amafaranga my dear cyane rwose. Ese nimba muvuga ngo habagamo kata uwo ngowe abuzwa n'iki kugira ngo agere imbere agende kubaza kuri izo kata zikorwa n'abazikore? Ese uguzi no kugira ngo umuntu ajye kumenya kata zo kugira ngo amenye ukuntu yatorwa sha biba birenze pe ako kana ikibazo wabikora umuntu mwari mushyigiye ese ahubwo yateguye award nawe nk'ikinyamakuru cye agajya atanga akazi habashakana. Urakoze cyane. The Choice Award yateguwe n'isibo kuko ni ngo The Choice Live ni ikiganiro kimwe mu biganiro bica ku isibo TV. Nawe wakoze Nzustra Award, wakoze Nzusi Award. Nukuri kw'Imana genda hara wandikeho ngo Nzusi Award udushyiremo cyangwa se ushyiremo agomba kujyamo noneho uvugane na MTN twebwe tuze dutore cyane rwose tuzakigikira buri muntu kuri kw'Imana ibi bintu umuntu no gusenga Imana cyane izi nzangano ziri hanzanga zizadukora. Mbabarira undebere abantu bari requestinga ko umuntu witwa ntuzenya umuntu witwa Eliane Evangelist atara requestinga ngo aze hano. Reka nze ndebe ukuri ntuza niko yitwa urebe ko atari mu bantu ba requestinze aze hano nabavuge ibiganiro byacu uriya muhungu ahora ashyiraho ibiganiro bya ni dekati wari ufite cano Clement yamurebereraga hano dushyiraho ibiganiro kandi twebwe yatubwiye mana nyagasani isi rikoreye ubu nibyo ari gushyira ku gitangazamakuru kiwe yarangiza ari kubona yuko abantu bari kumushyirira ari gushyira abantu ku bitangazamakuru byiwe ugakora back ukajya kubatuka. Ese nkubaza ikibazo kimwe, are you happy? Nje tuzahangane paka kugeza ku gitonyanga Clement nagutuka kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru nimba ari dushaka witandisi nawe ujuze kuvuga umuntu ufiteho n'amakuru ahagije karagashishwa karagahwinini karigira kishana kagahwinina kiriwe mu buyoga kaba kavuga gatitira uzabanza ujye kwa muganga ubaze ngo mbese abandi yo azabanza ajye kwa afite depression dore wego wagiye uzana kuvuga ukanahera ku icupa rya konyage wirirwa unywa dore imodoka ye iba itsindagiyemo konyage nizo zimuri mu bwonko ariko ubundi waza gutekereza warangiza ukajya gupostinga ibiganiro twakoze bitari n'ibyawe utishyuye komanyoko warangiza ukazukana cyo kwereka nkubwira umunsi twahuye uca hirya kuko jewe tuzahangana nje tuzahangana kubera yuko ubu reka nze nandikire Liana ze hano kandi ikindi abantu
umva wabuze content wabuze content iyo abantu barimo baravuga ngo ntabwo bishimiye ngo ibihembo byatanzwe ngo muri award reka nkubaze wowe wazakoze award ya yego uzagende ukore award yite agashishwa award wagashishwa we ukore award yawe udushyiremo ushyiremo abahanzi ushaka ushyiremo abadiji ushaka ushyiremo abafuzi ushaka ushyiremo abacteur ushaka ushyiremo ikintu cyose ushaka nta muntu ku isi hose sindigera mbona award yishimye buri gihe bavuga ngo bagize gutya umva njye ntukankwihineho yigizaga hwinini ari njyewe ndi kureba wabuze content nimba wabuze content icara hasi nongere mbigusubiremo sit down ntago ari paka kujya kuzana ibiganiro byacu twakoze nguze kuduhwininiraho kora rwose twika turagushyigikira nta kibazo gihari naho kuza witwaza ibyo mwavugaga icyo gihe kera ko ngubu content zigenda ziduka kwera ibintu bishyashya bigenda biza urajya gupostinga ibiganiro by'abandi wakoze ibyawe ukabemeza ukanabereka yuko nubwo mutabipoze nubwo bitafite aho byageze ariko nawe ufite imbaraga zo gukora ibyawe nk'umuntu w'umunyamakuru wagashishwa we yegora umuntu aragutunze urimo urarya kubera ibiganiro yakoze warangiza ukicara ukamutuka ukicara ukamutuka umva niba buri umuntu wese urengwa nabi wowe uramena isafuriya ukayihondamo ibyuma n'imisumari ubizi neza ko ariyitekaho ariyikurisha wagahwinini yarahwinini arafata ibiganiro byanjye na Eliana akabipostinga agakora back akaza kanuka wow uriya bakorana nabo ese wakwishyura n'umukameraman we ngo nta mwishyura birirwa bahanganye izo nazo ndazifite umuntu aragutunze nimba uzi ko ibiganiro byanjye upostinga aho bitagutunze bisibe komanyoko cyangwa ntuzoge kuko ibiganiro byo ni byinshi bigihari rwose urumva jewe rwose mana nyagasani ana w'umuhungu abisibe werekana imbaraga zawe urajya guposta biriya biganiro wabishoye hayahe mafaranga mubaze dekati biriya biganiro ahubwo je naranumiwe ngo ese ubundi dupfa ikigapfa amaso nawe wa nturo ya mugigawe banyumvira ino ndayira ahangaha yitwa ntuze ubuho ninzaza kumanika amawurudi limit ubu munsi naje kumanika amawurudi limit y'abantu yirirwa atekera umutwe amafaranga ngo ndapfuye ngo ndarebe ngo ndi gutitira ngo uri kubaka inzu uriko ariko abagore bo muri iyi mihanda nabo baramenetse kandi numva ngo ni 1 minute ubwo ngo yiwe ngo ndapfuye ngo mpa amafaranga mu kindi cyumweru ariko iyo umuntu yujuje inzu hari abandi barwara amadepression mumva ni musenga Imana mujye ku mavi mubwira Imana ati Imana natwe duhindurira ubuzima Imana ntabwo izaguha miliyoni n'ibihumbi 50 byarakunaniye kuyakoresha ntabwo bishoboka ntabwo bishoboka bitandukirwa baguza amayinite yo kuza gutuka abantu bro saba Imana uyegere ubwire ati Imana we nje imbere y'ubwiza bwawe uko wagenjereje abandi nanjye bari kungenzereza rwose nta kibitangaza kirimo n'abantu ibiganiro babimuha ibintu byose bakamupostingira nta kibazo gihari kubaho n'ukubana ariko reka kuza gufata umwanya wawe ngo uteranye abantu reka gufata ibiganiro byacu nguze kubipostinga kuko noneho bipostinga unampa amahoro ureke kuntuka urantuka umbaza iki ngiye kuntuka si ikibazo kuko urantuka rimwe ndagutuka inshuro 10 ngewe iyo ngututse nkubabaza umutima n'umuryango nkawubabaza ntihazajye nunzanaho ubugoryi ngo ninje mu muryango w'abantu uriya n'urushishi rwo mu nzu yabo ngo muzane yariya Kuri live nzarugeraho ibyo mbanze bikumvishe neza uwo nguwo mwirirwa mukorana interview mwirirwa muteraho umuntu ubute n'ibiki ntitwari turango turi kumutabariza umugore yaramutaye mu nzu nyagutabato yirirwa hetse umwana w'uruhinja ibyo murabyibagiye ukuntu twafashe tugajya guhuruza abanyarwanda ngo bajye kumufasha none mumaze kubyina ibyo mwirirwa mushinga banageza ku muntu mureke mbabwize ukuri njyewe Djihad Clement tuzahangana niwongera kushyira muri ako kayozo kawe gasa nko mu nyo y'imbeba y'inkoko nabwo y'umuntu y'umuruguri wowe ufite
mu kanwa hasa nk'umwana nyagasani n'ubundi abahungu b'inzobe n'ubundi sinjya ndiringa nabo kuko nta batera stress ninjajwa nibihone urafata ngenda gutunze we komanyoko ibiganiro byanjye urabipostinga ukinjiza amafaranga warangiza ukaza ukantuka wow thank you Clement turi kumwe nk'umutima wa rikope tuzahangana njyewe tuzahangana bimwe birirwa ujya kumvugisha njyewe ntabwo nzajya kugutuka kuri YouTube never kuko content yanjye si ukana n'umuntu ufite usa nk'umuruguri ntabwo nta n'isoni mugira koko bajya bavuga ngo isoni ntizikora umubyinnyi Briane umuntu apostinga ibiganiro byanjye narangiza akore bakaze kuntuka wow neza ku buryo ujya kuntuka ngutunze ibiganiro yes kandi apostinga ibiganiro byanjye nanjye akicara ngo ngiye kunuka nta soni ufite ariko mana yanjye ariko byereka mbabwire mujye mumba barabyibuza tunaganiremo ducishamo tunaganire tunavugisha ukuri guca muziko uvuga ibintu byahiye turaza abantu yarangiza akajya kwishunga okay tuzana abantu batanga ibitekerezo kuri uyu nguyu duhita tunabivaho kuko bajya umugani ngo isubira n'imbwa ya rumariza Clement isubira n'imbwa ya rumariza ori nakasajja ufite umutima ntazi ibintu byose urwango ukaza noneho gutuka Djihad ngutunze we wambesire we kutarafata ibiganiro wafashe nyoko ngo uzubiposting nzagutuka ngutukire na nyoko nabawe n'urushishi banyu nzarutuka ruzuma njyewe Djihad ndakwinginze sinshaka kuzaza ngo nkore uzuye iwanyu
mbuzaho kurara nagire vuba anyoherereze izo chat ndahita nzemera zanaho Alliah kuru hano ureke tugutereye mu kirere ubukabutura bari kujugunya ububoksa bwahanga bumwe bwanditse mwana ume nuko turazifite birirwa bamanika mu ntuzi ububoksa mu ntuzenya ngo bari kumanika amaguru ngo hasi hejuru hari umudiaspora afite ibitobye siri mu nkawe bazujya no mazima ureke kwambara amaboksa ya Arsenal uyu muhungu uretse gato Briane uyu kumambuzi umva Briane uyu muhungu niyongera kunshyira muri kariya kayozoke nzafata amavideo nanika aba diaspora yafashe amafoto y'ubwambure bwabo nyamanike hariya n'ubundi nywera amaganga rimwe nzabasebya mwankecuru mwe z'abagore namwe muba mwaramenetse n'ibyo bituba byanyu biba byaragiyemo barafu mukirwa mubizengurutsa ku makamera ibyo nibibare uretse gato ndabafite nuko mbagirira impuhe nkababika nkabikorera mwebwe kubera yuko mba naziranye namwe ubundi ukuntu birirwa babashyira hanze nzaza mbanike hanze ubundi muba mwakuranye n'imayibo mukaza kubibona namwe muri ibigoryi muri injiji ntimujya no kuryamana n'umuntu ngo murebe yuko wenda niyo telefone yiwe iri ku ruhande cyangwa se uri aho ngaho uryamanye n'umuntu yagusetinzeho kamera mwabahungu mwe murimbwa ese ubu ngubu iyo urimo urafata ama voice note uri kumva ngo uri kurya umuntu ubu se ubugira ngo ubyumvishe nde ndaje mbazanira manu ngo wige neza murimbwa pe abo bana banyu ntago nababwiye ngo baze hano dukurikirwa n'abantu bari hejuru y'imyaka 18 abo bana banyu nimba mubahereza vitamine ya live yacu nimukomere mwumve muzumva ukuntu bimeze urumva kwirirwa abantu hano baza bakirwa bagira cyacaka gatoya n'abagore mwe ubu abagore birirwa bahamagara ngo amafaranga mfita amaurudi limit yaho binyirwa ariko cyukora narumiwe mu buzima ni byiza pe ni ukuri pe nta nubwo aho kugira uba nkubwiye Djihad uba aba diaspora nabo baragowe aho kugira ngo usame mu diaspora byibuza agutera inkunga nawe ushinga n'ikinyamakuru cyawe uraho uri muri ndatitiye inzara iranyishe ndapfuye hari uwo yarakuyeho ikibanza uwo mugore aravuga nti yewe peti zana ayo mafaranga nkimpereza ikibanza cyanjye wambobowe undi ati mbebe ndagukunda ngo ibiki ngo uzatuma ngo cyokora mureke mbabwire ubu ibintu byose babitwoherereje erega hari ibintu nakoherereje by'umwana yahozaga ku nkeke ngo amubwira ngo ari kubaka inzu ubaka we generisi kuri Alliah kuru ariyo uyujuje ngo iriya nzu si ya Alliah kuru ni yawe wamba bari kanzanye no Alliah kuru hano ese uri mu biki n'inzu yiwe yubaka ntabwo yigeze abibereka mwashudutse inzu yiwe yuzuye ariko kuki mugira amashyari n'amashyari Alliah kuru afite pisine yanditsemo Alliah kuru uwo ngona we akaba bari baramutwerereye yibera mu nzu y'umushuti wanjye yari yarageneye kuzajya yororeramo ihene n'inkoko kugira ngo ajye afasha abantu batishoboye cyokoza amana reka mubwire nawe makuru ya mujya kuzajya mwirwa muvuga abantu ndakumenyesha ko igihembo Alliah kuru yahawe yaragikwiye pe yaragikwiye rwose nimba mubona atagikwiye mujye gutanga ikirego mu rukiko uzagenda utabare cyangwa uco bitunda kuvumya aya masaga hambira kankubro ese wazanyeho Alliah kuru ko yari kwandika ngo nimumuzane Alliah kuru ari hehe na requesting singa shaw Alliah kuru shu ejo bone twari turi kububakoza abo muri boss babies ariko iyo tubonye umuntu arengana rwose tubabwiza ukuri pe niyo tubonye ibintu ntago twabura kuza kubivuga uko biri abantu bari kwandika ngo noneho ngo muri kuvugira Alliah kuru kuko twabonye yuko muri kumutuka rwose erega kuba twaravuze ibya Kigali boss babies nuko twari turi kubivuga turi kugendera ku byo banditse nta n'urwango kandi rwari rurimo ubu se twari kuvuga ngo bari ubu se twari kuvuga ngo twari kubura kwibutsa Alliah kuru ngo agenda nakabando mu modoka ko harimo umuntu ususumira uzitura hasi kubera ubukecuru ajya kamuha ibyo twabivuzeho hari twebwe nta n'urwango ruba rurimo rwose nimushaka munabitega amatwi nta n'urwango ruba rurimo ariko mwabantu mwe mubiba umutima w'urwango n'ubu muri izi samurantangaza Djihad ndicaye ndagutunze uri kumpostinga nyagupostinga amabere ya nyokowe warangiza ukaza ukantuka wow
cyokoze ndi nkawe nabyuka mu gitondo na biriya biganiro nabisi uva mubwire nzustra we gusku nyakabwani igenda ubweshagura mu muhanda ndakugaye utazongera gupostinga ibyo biganiro nagize uze gutuka umuntu bisi neza akagutunze urya kubera gusku yes ahubwo nanamushima byutse yabisibye ubundi azantuke neza duhangane shange sinzagutukira kuri YouTube kuko siyo content yanjye nzaza kugutukira ahangaha kikurenge urumva gusku ubu nge hari ibyo ntarashyira hanze azongera ubu bajya bavuga ngo kabi nyiragakabi uzongera ucishe muri ako kayozo kawe uzajya kukanshishamo wafashe ibiganiro byanjye wabisibye ariko Briane ni ibintu bitangaje kubona umuntu ari kugupostinga kugira ngo abeho arye akarangiza akaza akagutuka je narumiwe mu buzima narumiwe ubwo uribaza yuko umuntu ashobora ibyo byo nubitindeho kuko hari abantu baba baravukiwe ivumwe baravumwe nago wavi wanyu havuye barakuvumye buriya mujye mwubaha ababyeyi banyu utinya nubwo umubyeyi ashaka kuvuma pe nago waba waranzuri ikivume nguze mu rubyiruko mu izina rya Yesu abadayimoni banyu bajya bahera iyo ngiyo mwamagini uraza ufashe ibiganiro by'umuntu urabipostinze urabizi neza yuko abantu baramukunda baraza kubireba nawe wunguka YouTube ucani guhembe warangiza ugacinya umukaza ukamutuka waragize kubera wabuze ibyo uvuga ukaza ngo abantu ngengize usi yabo ngo nta kintu yagera abanyarwanda ngo ukavuga umva ukuntu bimeze umva Briane reba abantu bari questinze umuntu witwa Ineza TV uhita umuzana hano niwe Eliane wa mumama twakoranaga ibiganiro ibyo biganiro amba barabisomeza ko byari ibya Dekati ni protanishe nuriye byajyaga kuyindi cana niyongera requesting uwo muntu witwa Ineza ongera requesting mama Eliane ongera requesting rwose mu buzima ni gute umuntu ashobora kwicara yo mana we urampostinze ugiye kuntuka ayiwe cyokora abanyarwanda man narumiwe sungu koko yakaje ntagaraza ariko ndabizi neza yuko ari buze pe igihe ari buzira turamwakira cyane rwose reka nze noherereze nimero ze uyu muntu uri hano uwo mubyeyi yitwa Eliane ni umubyeyi w'imfura njewe pe kubwanjye yazaga kumva twakoreshaga imodoka ye kandi ubwo kandi mana reka ibindeke kubyinjiramo kuko wenda azongera agashyiga izamushyigura yongere aze kunteraho ubupfu urebe ibintu urumva ibintu by'urwangano muba mushaka kuzana nge rwose nta bintu by'urwangano mba nibereyemo ntihakagira umuntu ngora ariko umuntu uzajya uzana ibintu byo kwigirana jyuwa ntabwo bizavamo ese urigirana jyuwa urubuhe erega jya ubanza urebe ese umuntu ngiye kuvuga ariko byaba ari byiza uje ukavuga ikintu ariko ukakivuga ari ukuri ari ukuri erega kuvuga ukuri ntabwo kwica umutumirano ukuri ni kwiza ukuri kurakiza urumva ariko ibintu wanditse ibintu nanjye ibyo bintu murambibona ati nge nabuze ikiganiro cya Clement akora ashima ibintu byose barabiri negative ni ukuri ariko jareka nkubaze ubu abantu bose mu gihugu bahora bakora ibintu bibi yego gora erega uyu munsi imana ubuzima burahinduka hari igihe uyu munsi umuntu akora ikintu kibi ariko mani hari n'igihe umuntu akora ikintu cyiza rero ku kimwe bwo mwumva yuko umuntu azajya ahora akavuga umuntu ngo yakoze ibintu bibi ariko yakora n'ikiza nacyo mukagiceceka nyamaze kandi twebwe niyo umuntu akoze ikiza hano turaza tukakivuga pe cyane ngo mwakire ya requestinze amazina ye ninde muhora cyeno wiri ne mwiza dali Ineza BTV mana kuki uno muntu ari kumubona koko reka mubwire yongera requesting umva
nuko ni Dekati wari waduhaye akazi rwose na akazi twakoreraga Dekati